kazi ngo ni The Chosen yanyirukanye wowe uba mu mwobo wa mbobo reka nzengere muri paradizo kumamaze nanakwirya nge mfite business nago ndi kakanu kakaraya katagira nakazi gaswere nyoko wowe The Chosen gashino ka nyoko mani narababwiye mwambobo je nago mbi Kigali Musanze twe turatukana uzagenda unyita umukecuru nzagucumitisha umushito wa burushete mu kabuno kawe ninjizemo indani ujya wumva igisongo mu bwonko muri kumva mwabiswera nimukamenyerewe kumamazeno we Jessica gira hana garukira du umwana w'imfubyi nirwanyo narireze mwa binyentaro ubuzizi mbwakazi zimfitiye amashari we fuck you chenyuko find fucker friend fucker kumamazeno abageze ngizi ingegera z'abahungu aya marira muri kundiza nikimana iri kugenda ivuga ati mwana wanje komeza urire ndi kukubona ejo nzaguhoza marira none ko mwirirwaga muvuga ngo nyambara nuka ubu nyambo mwambo bamwe nindi uri kumurusha kuryama mu gituza cyiza none man uzi kuryama mu gituza cyiza kirimo n'amafaranga ugira kubura umuhungu mwiza ufite ituza n'umutima ufite n'amafaranga murumva ukuntu nyambara iryoshye mwabiskwera ameze nk'umuntu ubereye muri paradizo mwe muraho ngaho mwaciye imitwe mwashyushye ngo aranuka mva ibiskwera ubu si wa mwana ari faranga ari kuri mumena hari uko ari kumunukira yamunukiye muri imbobo biskwera bya nyina none ndagira mbabwire ati nanjye ubukwe buraje bubeda ndaje ngende mwese mubireba icyo nkundira Imana abanza ikagushyira ku karubanda imbwakazi zikakwanika zikicara zikakuvuga sheri uri kumva zikagutwara abagabo zikakuzengurutsa ari amarira mba ndikurira y'abagabo banje mugenda muntwara kandi mba nkunda Imana nijya kunsubiza izansetsa iteka ryose Imana natsenga sibayari nabiskwera izansetsa ubuzima bwanjye bwose Imana izansetsa none ngiye mbibabwire ngamuvuge mani muvuge ndananiwe kambanze we mbabarira mutuzi ndapfuye dumu ex wa mukuru wawe twaragukinaga buriya waba uri mu cyumba kaza kandira kambwira ati baby nubwo wanyanze ariko murumunange nakubabaza bizambabaza ese uyabawe uzi ko ari we mwiza we ufite bakuru bawe beza nyoko nago yabyaye mubaraka gusa aka kanya nshaka natansubirana na mukuru wawe noneho uri kumva ariko nabyo nshaka mukuru wawe twarasomanaga paka stone akamukubita akamutera amabuye n'ababoke bose barabizi isi yose irabizi ese warubizi yuko mukuru wawe twakundanyeho erega umuryango n'uwanjye unsimbuke wa mbobo we uriya mukuru wawe wazanye kwa The Chosen ejo akadufata ikiganiro bita MK n'umu ex wanje ubimenye turyana n'iminwa imbere y'inshuti zawe noneho ahantu bera ikigoryi n'igihoni ibaze ko zira nshuti zawe ejo zagufasha ikiganiro kunyita umukecuru uriya mutipe wagufasha ikiganiro kunyita umukecuru arabizi neza yuko ndi umu ex wa mukuru wawe buriya cyagiye igihe navugaga nkavuga turi mu kiganiro MC Good Bad Bitch araje gisore muzakibona ngiye naravuze ndavuze mitamaguruka mu kiganiro njyana na MK mu cyumba sheri umva twari tugiye kukugambanira ubimenye yari kumbwira ati mukuru wa murumuna wanjye ibice atangiye kwigira uri kumva ubundi wanyangiye iki iyo mukuru wawe namwanga aka kanya uriya mugore rugo rwiwe n'ijye urwicayemo kandi nanabishatse uriya mugore namusora muri rugo nkarwicara kuko MK ni sheri wanjye twarakundanye none se nimba narakundanye na mukuru wawe nkamwanga nawe nkaba nkwanze uranshaka icyo cyo kunsambira ko uri ikigoryi ko naguteye fundigurika ibaza ko MK wamuzanye wanjye Musanze ukazajya ngo uri ikigoryi ngo ugiye kureba match ukadusigana kandi twarakunda urumva utari ikigoryi gusa wenda nago twigize turyamana
twara impamvu nemeye gukunda alo mutapinga impamvu nemeye gukundana nawe muke mu rukundo rwanjye nawe iyo twahuraga Stone yaramugurukanaga bagashwana nago yigiza mbona ngo turyamane kuko icyo gihe nabanaga na Stone mu nzu kandi muke yarankundaga urumva rero icyo gihe iyo mbishaka twari kuryamana na muke none nagize amahirwe urebe y'Imana inkunda y'Imana imumbirira ibaze ko Mubaraka yagiye kunyerekana iwabo mana we mu bavandimwe b'imita nkubitana no mu ex wanjye numva umutima ugiye gusimbuka ubwo ndangije ndaceceka kuko ngiye muke hashize imyaka 3 dutandukanye uri kumva umutima urandya njya ku ruhande arambwe buriya cyagiye turi ku ruhande ngiye na muke uzi ibintu yari kunyongorera yari kumbwira uko ingumi za Stone nariye Man Jessica ugeze ku muvandimwe wanjye mani ntuzamubabaza impamvu yabimbwiraga ngo sinigize ndyamana na muke n'umunsi n'umwe niyo mpamvu naryamanye nawe nkemera nkana gukunda ahubwo nkagukunda cyane buri kigoryi buriya nagukundaga wa kigoryi nagukundaga kuko nari ngufite plan nziza sheri ibaze ko ngiye nyina filime kwa uri kumva nyina filime urumva kwa Barufonsina muramuzi Rufonsina ukina kwa Bakiramani ibaze ko iyi mbobo nayijyanye ngo ni Mubaraka nkayisabira akazi ko gukina filime sheri kuri sete ku munsi bangubita 1,100 ibaze ko narigiye kuguhindura ubuzima ukazanka kwigisha gukina filime ukazajya ubona iryo jana rya buri munsi urabuzi MC Gudugari yaduhamagaye ku kiganiro aduhereza 50,50 nagara amafaranga make twari kuzaganira nje nawe tukamubwira ati ubwo none uri kuducuruza uzajya uduha buri muntu desa bitewe n'ibyo turi kumwinjiriza yari kuzayaduha ibaze kwicara gusa ukavuga bakagukubita amafaranga nari nakwamamaje no kugiza umusitari wa kigoryiwe ndi kukwigisha ubuzima guze duhiga ubuzima ushaka amafaranga uve kwa mukuru wawe nawe nkukodeshereza inzu gira adresse yawe ari kugira iwanyu ubundi ndinda nzi Kigali nkararaguzwa mu baturanyi no mu nshuti ngo mfite umusheni nganyumvira uwo mugabo none ubu ngubu ariko mana nararushye unsimbuka wongera unsimbuke kuba ndi kugutuka niwe wanutse niwe wanangiye iyi video ndi kukubaga kuko ariho bitangiye no mu kiganiro nge sinigize nkuvuga nabi MC Gudugari nagisora agiye kugisora ahubwo muri comment mu nshyigikire man iyi mbobo niyo yandijije kuri kamera ariya marira rero naririye hariya umutima wanjye wari uri gusadukamo kabiri urukundo runagoye rwari rurimo ruratandukana buririra ryatakaye kutako ryanjye ndi kuri live ndi kuri kamera nari ndimo ndagenda cwanyaguza inguni imitsi yose rorashyize mu mutima wanjye ukuntu wamekaga ndi kubishwanyaguza mu mutwe wanjye ngo bimvemo ngatekereza ukuntu wajyaga kuvoma amabidabiro yo kuntu wankundaga wagiswera ukajya no kumvomera sha ukanyoza wamboba we ubu ndi kubuka ukuntu wanyuhagiraga nkumva umutwe uratakaye none nakibuka ndi hejuru umva gaskwera urambe muke wanjye gera we wirirwa nsoma amatako ngo amataka atatse y'indabyo aka kanya amatako yandagaje yagizeho umukecuru dore nibyo mba ndi kubabwira nicyo kibi cyo gukunda imbwa zinzobe ariko ntago ari mwese mutavuga ngo ndabatutse wenda mani nka 20% ingegera zose zarananira iyi mpamvu ngoze live ya voice ubundi kujya Musanzi wanjye reka ngeri wanjye mu gipangu cyanjye ubundi nindangiza mfungure live sheri